naho ku mwambaro wo gukenyerera hejuru y'imyambaro ku mugore, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Umudamu w'Islam bwamutegetse kwikwiza na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo yudinina alayhinna min jalabibihinna, bambare bikwije wa mwambaro waturutse ku mutwe umanuke urambuye ugende urinde urenga ku maguru cyangwa se ugera hasi ku buryo umuntu atamenya ikiri mu mwenda imbere. Ahangaha ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko umwambaro na sharia muri Islam ntago ari umwenda munini gusa, ahubwo ni umwenda munini unahisha ingingo z'umuntu. Bisobanuke ko icyaha nikosa rikomeye cyane ry'abagore bakora muri kino gihe, by'umwihariko abakobwa, kuba yakambara umwenda yita ngo ni sharia yarangiza akawukenyereraho hejuru kugira ngo ima imyanya ye y'inyuma igaragare, ikibuno cye kigaragare, cyangwa se agaragaze imiterere y'igituza cye n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa se abeshya cyangwa yibeshya ko iyo myenda imubangamiye, hanyuma wa mwenda ukagaragaza mu mayunguyungu he no kumwegera k'umubiri kwe. Ibi ngibi ni haramu muri Islam, nta nubwo uyu muntu yikwije. Ibi ngibi ni haramu muri Islam, ntago uyu muntu yikwije. Iyo umuntu yambaye umwenda wo kwikwiza, yambaye n'umwenda munini umurekuye, ntago ashaka ibindi ashyiramo ngo umufate, kuko iyo umufashe ubutakaje ka gaciro ko kuba ari hijab muri Islam. Niyo umufashe ukamwegera ukagaragaza imiterere, yaba ari ikibuno cyangwa se yaba ari y'amabere cyangwa se yaba ari yindi miterere yose itandukanye, ahangaha abakoze icyaha aba ari na haramu kuri we, nta nubwo binakwiye ko abikora. Ni kimwe no kuba yahimba ibindi bitari ibye, nko kuba urugero wenda yaba afite nka ya myenda bambika amabere yabo amasutiye, akayashyiramo ibindi bintu kugira ngo ibyimbe, akayashyiramo ibindi bintu kugira ngo ibyo bisutiye bibyimbe cyangwa se bihagarare. Ibi ngibi ni haramu muri Islam, nta nubwo byemeye muri Islam. N'uwabikora aba yambaye ubusa, nta nubwo aba yikwije. Iyo umuntu yikwije niyo myenda yose iteye muri ubwo bwoko, umuyisilamu kazi kirazira ko awambara atabanje kuvanamo icyo kikenyerero cyangwa se icyo gikandara cyangwa se icyo kigozi gituma ari buze kwambara ubusa. Iyo ariko wadozwe ku buryo usa nkaho ukenyewe cyangwa se ukenyereweho kandi udakenyereweho, uwo uba ari umwenda wa haramu, kirazira kuwugura, kirazira no kuwugurisha abemeramana ubabeshya ko urimo kubagurisha sharia, kubera ko ibyo ngibyo bifatwa muri Islam nk'ubufatanyacyaha. Wallahu ta'ala a'lam.